Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze. Interineti yawe amafaranga yawe, telefoni yawe amafaranga yawe, igihe cyawe amafaranga yawe, ibi byose bigomba kukubyarira amafaranga. Uri umunyamahirwe niba ubonye iyi video. Uyu munsi ndagira ngo mbwire ko naguteguriye application 5 rwose zakugezaho amafaranga yawe ndetse nta n'igishoro na gitoya bigusabye. Icyo usabwa gusa ni ukumva video ukayirangiza, ubundi nawe ukaba umwe mu banyamahirwe babasha gukora amafaranga umunsi ku munsi nta gishoro na gitoya bigusabye rwose. Tunyarukire kuri application ya mbere tudatinze. Iyi ngiyi uyite Gmail Farmer. Urakora task imwe gusa ubundi uhabwe 25 yawe mu mafaranga y'amanyarwanda. Bishatse kuvuga yuko mu madolari baraguha 0.17 bihwanye n'amafaranga 250. Iyi ni application yizewe wakoreramo amafaranga yawe bitagusabye igihe kinini cyangwa se ngo bigusabe kuva iwawe. Dore ngaya uko aba yaragiye abikuzwa rwose. Ahangaha ubasha gukoreramo amafaranga atari makeya iyo ushiritse ubute, kugira ngo murabyibonera. Ahangaha rwose ukuramo amafaranga atari makeya iyo ushiritse ubute ugakora. Ahangaha ukora email imwe gusa ukabihemberwa kandi nta kintu na gitoya bigusabye, nta gishoro na gitoya bigusabye. Application ya kabiri naguteguriye kandi irajya ibasha kuguha amafaranga neza cyane rwose nta kintu na gito bigusabye, uyite MiPass. MiPass nayo irabasha kujya iguha amafaranga kandi nta kintu na gitoya bigusabye. Wowe icyo usabwa gusa ni internet yawe, ubundi ukinjira ugatangira kubona amafaranga nta kintu na gitoya bigusabye rwose. Kuba ufite smartphone ndetse ufite na internet yawe wabasha kubibyaza umusaruro nta kindi kintu na gitoya bigusabye. Tudatinze tunyarukire kuri application ya gatatu. Iyi ngiyi nayo uyite HiFarm. HiFarm nayo na application yizewe kandi rwose nk'uko mubibona. Iyi ngiyi ujyaho ugakora live, ugakora claim, ugakora story. Ahangaha rwose ukabasha kwinjiza agatubutse kandi mu gihe gitoya cyane nta kindi kintu na gitoya bigusabye. Dore yuko abamaze kubisobanukirwa babimazemo rwose n'igihe kitari gitoya bakuramo ayabo gake gake. Ahangaha biba arimo kwikinira rwose, ayawe akaza gake gake nta kindi kintu na gitoya bigusabye. Iyi ngiyi nayo ndagira ngo nkubwire ngo nta kindi kintu igusaba, nta bintu bikomeye, nta bintu byo gufata umwanya muremure cyangwa se ngo ube watinda mu bintu. Ahangaha ni umwanya wawe mutoya cyane rwose. Nagutinda reka tunyarukire kuri application ya kane. Iyi ngiyi uyite M-Pesa. M-Pesa nayo irabasha kugukorera rwose nta kindi kintu na gitoya bigusabye. Wowe icyo usabwa gusa ni ukuba uyitunze muri telefone yawe, ubundi ukajya ukora icyo bita daily streaming, ikindi ugakora daily claim, ikindi ukaba wakora task. Ahangaha buri task irabarirwa. Ahangaha ushobora gukina game, ushobora mbese muri make icyo wisangamo. Ushobora gukora task, ushobora gukora daily streaming. Ni ukuvuga ngo buri munsi usabwe wowe kuza hano iminota byibura itari munsi y'10 cyangwa se 20 ugakorera ayawe nta kindi kintu na gitoya bigusabye. Ngira ngo murabibona yuko kubikuza n'ubundi ni ibintu byoroshye, nta kukanya, nta gutinda. Mu minota itarenze 30 ayawe akaba yakugezeho nta kindi kintu na gito bigusabye. Internet yawe, telefone yawe, ubundi ugakuraho ayawe. Application ya gatanu naguteguriye kuri uyu munsi wabasha gukuramo ayawe nta kindi kintu na gitoya bigusabye, nta investment bigusabye. Ndagira ngo mbwire yuko ari application yitwa Atoke. Atoke nayo rwose icyo usabwa ni ukuba uyifite muri telefone yawe, ukaba ikindi uyimenye kandi ngira ngo uri umunyamahirwe wowe uyimenye. Ahangaha rwose nta kindi kintu bigusabye. Internet yawe amafaranga yawe, telefone yawe amafaranga yawe. Ahangaha ubasha naho kuyakuramo gake gake nta kindi kintu na gitoya bigusabye. Nk'uko mubibona ngira ngo urabibona yuko
aza gake gake kandi akakugeraho rwose. Ahangaha nta gupapira kurimo, ntaki. Ababisobanukiwe bagiye bayakuramo kera ndetse rwose ukayakuramo wibereye mu byawe. Iminota 10 ibihagije kugira ngo ube umaze kureba video ndetse uzihemberwe. Ahangaha urareba video ndetse wanakina game, ni ibintu biba byoroshye cyane. Wakina game, wareba video, ngira ngo murabibona ko nka hano hari video zigera muri 4 rwose. Kuzireba ni ibintu biba byoroshye, ibitarengeje amasegonda 5, ukayireba mu masegonda 5 ukaba ukuyeho ayawe, ukareba indi. Nkuko mubibona ahangaha mfiteho 4 nagombaga kureba. Izi ngizi 4 ni ukuzireba ayanjye akaza nta kindi kintu na gitoya binsabye kuyakuraho. Nako kanya iminota 30 ibihagije ngo ayanjye aba angezeho. Urebye video ukayirangiza nakugenera impano ya application ya 6. Iyi nayo ngira ngo urayibona, uyite RP Reward. Iyi ngiyi nayo irakura cyane rwose. Uri umuntu ushoboye cyangwa se umuntu usobanukiwe iyo bita M-Pesa, iyi ngiyi zenda gukora kimwe nayo, nta kindi kintu igusaba. Wowe upfa kuza hano ugakina game iminota 10 ihagije, ugakora icyo bita street, n'ubundi nayo yenda gukora neza nk'iyo nigeze kukubwira yitwa M-Pass. Iriya nayo byenda gukora kimwe, cyangwa se indi bitwa M-Pesa, iya nayo byenda gukora kimwe rwose. Nazo uraza ugakora icyo bita up task, ukaba wabasha kubona ayawe, ukaza ugakora icyo bita survey, ukabasha kubona ayawe, ukaza ugakora ikindi bita street, ukabasha kubona ayawe rwose. Ahangaha na video cyangwa se icyo wakwita ads, ahangaha nazo zirakugezaho ayawe, nta kindi kintu na gito bigusabye. Reka ngushimire ngira ngo nanakwibutse yuko izo application zose amafaranga yawe abasha kukugeraho, ariko hifashishijwe icyo twakwita Binance. Ubaye utazi kuyifungura watwandikira hasi muri comment. Ikindi ushaka kwiyandikisha kuri buri mwe, aho hasi muri comment urahasanga link ya buri application, ubundi ubashe kwiyandikisha, ubundi ujye ukorera ayawe ya buri munsi. Ciao ciao.